بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. tugiye gusubiza ku kibazo cyabajijwe cyangwa se abantu benshi bibaza ngo ese muri Islam nayo mategeko agenga kuba abantu baserebura Saint Valentin yani n'indi minsi nk'iyo ngiyo ndishobora kuba ifite ahantu ihuriye. Naho twagerageje kwegeranya inshamake twifashishije Quran na hadith, wenda turabasa ko ubutumwa muza kubusangiza n'abandi insha Allah ta'ala. Ubundi muri Islam ntago byemewe kuba wakwizihiza umunsi kubera iki? Iyi ni iminsi yagiye ivuka kandi ikaba ifite ibyo yamamaza bidafite ahantu bihuriye n'idini ya Islam. Igisubizo rero tuza kubona hano cya mbere, inkomoko y'uyu munsi witwa Saint Valentin umuyisilamu biremewe ko yawuserebura. Turagerageza kwifashisha imiryango itandukanye igaragaza uburyo nyine umuyisilamu yizihiza iminsi mikuru. Ubundi umunsi uyu nguyu wa Saint Valentin ni umunsi wo mu gihe cy'abaromani, yani mu gihe cy'ubujiji bwabo bwa mbere bizihizaga, wakomeje kugenda ukura nyine ugira umuco cyane w'abakristu babizihiza umunsi cyane ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Abantu bizihiza umunsi bagakora ibikorwa bitandukanye birimo kuba abana b'abahungu cyangwa se n'abakobwa bahura bagasohokana bakaganira bakaba bakora ibyo Islam tuvuga ngo wala takarabu zina, muramenye muzegera ubusambanyi. Hanyuma hano abana b'abahungu abakobwa n'abandi baherezanya impano mu rwego rwo gukwirakwiza urukundo, ariko bitandukanye n'uburyo Islam itegeka kuba twakundana. Muri Islam rero ntago byemewe ngo n'uwa Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo ibyo mwabonye nkora abasangendo ibyo bariho nibyo natwe dukora. Niba uwo munsi n'uwa Imana itarawizihije, ubwo natwe ntago wemerewe kuwizihiza kubera ko n'uwizihiza uzabuzanye bida mu idini. Ntago rero byemewe kubera ko n'uwa Imana Muhammad n'umugisha. Tugiye kwifashisha igitabo cya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Imana Muhammad n'umugisha yavuze ngo yani iminsi mikuru biri mu mategeko ya Sharia cyangwa se biranasobanutse bijyanye n'amategeko y'idini ya Islam. Hari iminsi yani icyo Islam igendera kugira ngo umunsi mukuru. Turagerageza kwifashisha surati Maida aya 48. Allah avuga ngo ye Muhammad twaguhishuriye Muhammad igitabo Quran mu by'ukuri gishimangira ibitabo byakibanjirije kandi kibihatse, bityo ubakiranura ukoresheje ibyo Allah yahishuye, kandi ntuzakurikire amarangamutima yabo ngo aguteshe ukuri kwakugezeho. Buri muryango muri mwe twawuhaye amategeko n'inzira igaragara ukurikira. Iyo Allah aza kubishaka yari kubagira umuryango umwe ariko suko yabigenje kugira ngo abagerageze mu byo yabahaye. Bityo ni murushanwe mu gukora ibyiza, mwese muzagaruka kwa Allah maze bamenyeshe ibyo mutavugagaho rumwe. Ngo ikigaragara Imana yategetse Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo twagwa igitabo Quran kugira ngo uba ari cyo yoboresha ari mabyo cyo gukora ikintu turi muri Quran. Ese Quran icyo kintu yaragitegetse kugira ngo n'uwa Imana itumwagura amenye ukurikira amarangamutima yawo. Wabona abantu bari kubikunda bari kubyirukankamo, wowe uramenye mu Islam kubera ko nuko ujye kuri surati Maida sura ya 5 aya ya 48. Allah kandi agakomeza atubwira none muri surati Hajj isura 22 muri Quran aya 67. Allah agatubwira ngo buri muryango w'abantu twawuhaye imigenzo bagomba gukurikiza mu kugaragara n'indi mihango y'idini. Bityo yango twumviye aya neza, ubamagarira kugana nukuvuga ngo abahakanyi ntibazagushikishe impaka, ntibazakugisha impaka kuri iryo hame. Niyo ngo abahakanyi ngo bavuge ngo ibyo bari gukora nawe ngo byihutiremo mu Islam, ntibazakugisha impaka kuri iryo hame, ahubwo ujye ubahamagarira kugana Nyagasani wawe. Mu by'ukuri wowe Muhammad uri mu muyoboro ugororotse idini ya Islam. Ni ukuvuga ngo ibyo abahakanyi bakorawe Imana yavuga ngo buri wese bahawe yani ibigenzo yabo n'iminsi yabo, ariko ngo umuyoboro ugororotse mwiza ni gukurikira idini ya Islam yo guca bugufi ku mategeko y'Imana, dukora ibyo ushaka tureka ibyo yabujije. Kubera iki? Kubera ko Imana yavuze ko buri wese bagiye bahabwa ibyo bagomba gukurikira. Ngo iyo mihango cyangwa se amategeko, nk'uko urugero abayisilamu bategeka kwerekera kibla igihe bagiye gukora iswala, nk'uko bategekwa gukora amasengesho 5 ku munsi, nk'uko bategekwa gusiba ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani turi kwitegura kwinjiramo inshallah taala.
turi mu kwezi kwa Shabani nk'uko kandi yani hagiye hari itandukaniro uburyo twinjira mu minsi mikuru yacu n'imigenzo y'idini y'Isilamu niyo nta kwifatanya n'abahakanyi wakumva ari akantu gatoya wakumva ari kanini uko kaba kangana kose niyo ngo ibi tutandukanyije biratandukanye hari ibirango by'idini ya Isilamu hari amategeko y'idini ya Isilamu hari imyitwarire y'Abayisilamu so nta gushidikanya kwifatanya nabo ukajya kwamamaza ibyo birango n'ibindi uburi gufungura imiryango kujyana mu buyobe mu Islam kubera ko niyo Imana iti fa inna asdqa alhadith kalamullah amagambo meza na ya Allah niyo mpamvu twasubiye muri Quran wa khayra hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'umuyoboro mwiza n'umuyoboro w'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharru umul muhdathatuha wa kullu muhdathatu fi dinillahi bid'a niyo Imana sallallahu alayhi wasallam iti na buri kiri cyose tuzahimba tukongeraho kizaba ari igihimbano na buri gihimano cyose kiganisha mu buyobe na buri buyobe bwose buganisha mu muriro dusaba Allah ko yawuturinda ngo nureba Abayisilamu iby'iyo minsi ya Saint Valentin yigisha n'amategeko y'Isilamu birahabanye ni iminsi y'abatagatifu kandi muri Isilamu twemera ko nta muntu utagatifutse Allah niwe al-Qudus niwe mutagatifu ibyo kuvuga ngo umutagatifu runaka bakagenda bakagira gutya nuza kurebera amaroje zo kuraramo abantu bari gukora ubusambanyi nawe ukajya kwifatanya nabo ukambara nkabo amabara ngo y'imituku n'imikara ugatanga indabo niwe Imana sallallahu alaihi wasallam ati uzisanisha n'umuntu n'abantu runaka cyiciro runaka azaba ari umwe muri bo Abayisilamu niyo bari kwitonda cyane uyu munsi uragutuma uza kubarwa mu bantu bamwe baba bahakanyi kuko iyo ni imisi ko yani yabangikanya Imana dukomeze kureba ibindi bisobanuro niyo ngo uwo muntu wese uzafata ikindi kintu indi migenzi itari mu idini yacu akayizanamo agakurikira abo ngabo umuvumo w'Imana n'ibihano byayo bizaba biri kuri we kandi umumenyi yakomeza avuga ngo ntago byemewe ku Bayisilamu ko bagenda bakisanisha n'abandi bantu muri iyo migenzo yabo yaba mu mirire yaba mu myambarire yaba mu myogere yaba gucana za fireworks cyangwa se n'ibindi byose n'indi mico yabyo kugira ibyo bintu abantu bari gukora bafite ibyo bari gushimisha bijyanye n'iminsi nka za Noheli kubera ko abantu bafite bari kwishimira ko Imana yagize umwana mu gihe Abayisilamu twebwe twemera Imana bivuze ngo huwa Allahu ahad ni Imana imwe rukumbi Allahu samad Imana nyiri kwishingikirizwaho kuri buri kimwe lam yalid wa lam yulad ntawe rero n'uvuga ngo ni ujya kwifatanya nabo ugateka nka bukuru umunsi ukarya neza kuko ari Noheli na uzaba wisanishije nabo mu Islam niyo mpamvu no kujya gukina iyo mikino yabo n'iki ibyo bintu tugomba kubaho kuri kwabo bakabireka bagakora ibyo bashaka ariko ugacungana n'idini y'Abayisilamu Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo Ubuyisilamu bwaje ari ikintu abantu badasobanukiwe no kugenda no kubutakaza n'ikintu abantu badasobanukiwe uzacunga ubone ukuntu umuntu yabaye Umuyisilamu ubone nyine biragutunguye ariko nanone no kubutakaza byabaga bitagoye nanjye nyine Al-Hafidh al-Dhahabi Allah mugirire imwe yaravuze ngo iyo abakristo bafite iminsi mikuru n'abayahudi bakagira yabo ni ibyabo nta Muyisilamu ugomba kwivanga nabo nk'ukubera ko nyine nkuko batajya baza ngo berekeye kibule bagiye gusenga mu mugenzo w'idini ya Islamu nkuko badatabaza nkuko tubigenza mu barekera idini yabo Allah niyo mbese avuga ngo qul ya ayyuhal kafirun ngayemwe mwahakanyimwe niwe Imana yari kubabwira ngo babwire qul Imana abwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo so kubabwire qul ya ayyuhal kafirun yemwe mwahakanyimwe la abudu ma tabudun ntago mwe musenga ibyo nsenga nanjye sinsenga ibyo musenga ntimuzigera musenga ibyo nsenga nanjye sinzigera nsenga ibyo musenga Allah sozi aya avuga neza lakum surati kafiruna Allah sozi avuga ngo lakum dinukum waliyadin mufite dini yanyu nanjye nkagira yanjye so niba uzikuru mu Islam umenye ko ufite dini yawe ufite imirongo yawe ufite amategeko yawe ufite ibyo uziriruwe ufite n'ibyo uziririjwe so abandi bakuri ko bareke babijyemo ariko niba ufite umuntu mukundana n'iki mwitandukanye n'iyo minsi kubera ko rimwe na rimwe ingo zacu ziri kugira ibibazo kubera ko twazubatse twubakiye ku mivumo cyangwa no kunyuranya amategeko y'Imana so Allah rero niwe mpamvu yavuze ngo lakum dinukum yani bafite idini yabo natwe tukagira idini yacu so Ubuyisilamu ntabwo bwizihiza iminsi mikuru ni yabo nkuko natwe dufite ibyacu dukora batajya bagira gute bizihiza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akoresha hadithi avuga ngo ku gihe cya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu hari abakobwa babiri baje b'Abansari binjira ku rugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam hanyuma Aisha radiyallahu anha abakobwa ngo bari bafite ibikoresho by'umuziki kandi Abu Bakar akavuga ngo we yarahageze
asanga nyine bagenda n'ibyo bikoresho bo ntabwo babyuma babona gute mutinyuka mukaza mu rugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'ibikoresho bya shayitani. Hanyuma yani Abubakari intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabwira ngo ibwira Abubakari ngo buri bantu bose bagira ibyabo imico n'imigenzo yabo, so imico yabo ni muyibarekere n'imigenzo yabo, natwe tugumane ibyacu ntimubabangamire, tujye ubuza kubyizihiza, ariko wowe nk'umuyisilamu ucungane n'idini yawe, ucungane n'imyemerere yawe, kubera ko ubundi niyo miryango igaragaza mu Islam bamenye bahuriraho cyane, bagaragaza ko kuyizihiza Saint Valentin n'ibikorwa byayo ni haramu, kubera ko Sheikh al-Islam Ibn Uthman imwishimire yarabajijwe avuga ngo urabona muri ino minsi ikintu umunsi witwa Saint Valentin uri kugenda ukwirakwira cyane mu bakobwa, abanyeshuri n'urubyiruko, ni iminsi ya gikristo kandi twe tukurikira idini ya Islam. Usanga abantu bambaye amabara y'imituku n'imikara bari guhinduranya indabo, ni ukuvuga ngo nyine ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ngo abayisilamu mugomba kugira gute kwitonda, kubera iki ibyo bintu byose mu kubisobanura mu ncamake yahise avuga ngo ntabwo byemewe ku Muyisilamu ku mpamvu zitandukanye, kubera iki icyambere iyo ni iminsi iri bida idafite ahantu ishingiye mu idini. Ni ukuvuga ngo buri cyaduka cyose kiganisha mu buyobe na buri buyobe bwose buganisha mu muri. Icya kabiri biganisha ku bintu by'inkundo, za nkundo zitemewe mu Buyisilamu n'ubusambanyi. Icya gatatu ni ukugira imitima yacu yani umenya sobanura ngo icyambere nuko ni iminsi idafite ishingiye mu Islam. Icya kabiri byamamaza ibintu by'inkundo n'ubusambanyi. Icya gatatu ni ibintu bituma umugaragu akuye mu mutima uri kuri Allah, usanga uri ku bindi bintu ugasanga wafashe amafaranga yawe uyashora mu bindi bintu, rimwe na rimwe musigiti nta sadaka nta zaka nta turutanga, ariko ugasanga ibyo bintu wabishoye nk'amafaranga, hanyuma ugasanga uri kunyuranya nyine n'inzira ya Allah cyangwa se n'ababayeho beza bose batubanjirije. Niyo mpamvu haba mu mirire, haba mu myambarire, haba mu guhinduranya impano ntabwo byemewe ku Bayisilamu. Umuyisilamu agomba guterwa ishema rye, yani agomba guterwa ishema n'idini ye, akanyurwa nayo, ntakurikire iminsi y'abantu nyine, yani abo bantu baje utanasobanukiwe ibyabo bakoze gusa ngo ugendere mu kigare, kubera ko Allah yadubwiye muri surati Maida sura ya 5 aya 3 Allah ubw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yari majije gutanga khutuba ya nyuma mu khutbatul wada iri gusezera, yavuze aya magambo ngo yani yari gishiranje kwigisha, Allah manura amagambo avuga ngo al-yawma akmaltu lakum dinakum, uyu munsi mbuzurije idini yanyu. Idini w'Islam iruzuye, ibyo tuzazana nyuma byose bizaba ari ibihimbano. Kuva icyo gihe aya yamanuka, Allah itatuwa ngo atmamtu alaykum ni'mati, basendereje mingabire zanjye, waraditu lakum bil islam din, bahitiye mu Islamu ko wabera idini. So bisobanuye ko niba unyuzwe no ku Islamu ari idini yawe, kukamenya ko idini yuzuye, iyo mihango yerekera abandi nyine ukurikira iyo dini yuzuye Imana yashimangiye ikayitaka. Nango kuba waserebura iyi minsi ukajya kurangura ibintu byo kujya kugurisha abo bantu, ukajya kugira gute n'ibindi bijyanye nk'ibyo ngibyo, ni ukubashyigikira. Nimwe Imana sallallahu alaihi wasallam ko hadisi twabonye hejuru ngo uzifatanya n'abantu runaka azaba ari umwe muri bo. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nanone Imana imanura muri Qur'an yambwiye muri surati Maida aya ya 2, Imana ikatubwira ngo muterane inkunga mu byiza muriza, ariko muramenya muzatera inkunga mu kwigomeka mu byaha no kwigomeka kuri Allah, kandi mutinye Allah kubera ko ibihano bye birahambaye. Surati Maida aya ya 2. Rero na Muislamu wenda n'ibyinshi twareba, ariko bijyanye na sunna, bijyanye na Qur'an, bikajyana na hadith, bikajyana n'imvugo z'abamenyi, iyi ni iminsi itari yacu Bayisilamu, tuzibukire kubera Imana. Inshallah ta'ala Allah azatworohereza. Dusaba Allah kaduha kuba muwumve ukumvira. Allah azi byinshi kurenza, niba araho navuze nkibeshye cyangwa nawe waba wibeshye, dusaba Allah katubabarira, turi abantu, turi abanyantege nke. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tubasabira ko Allah yabayobora ndetse urubwibutso mu rusakaza rugere ku bandi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urwibutso nimwibagirwe kurusangiza inshuti n'abavandimwe. Wabillahi tawfik.